ariko kunze neza se waba ucumuye nta cyaha kirimo. Wigeze ukunda naho? Njyewe nakunze sinanjye ndamuha akarabo none se abandi bazajya bahaba ururabyo njyewe uwanjye ntabwo namwirengagiza. Ntabwo wamwirengagiza. Yego reka nizere ko mumeze neza cyane. Imana ikomeze kubarinda ibyo muri gukora byose, abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane. Umunsi mwiza w'abakundanye cyangwa se umunsi mwiza witiriwe mutagatifu Valente ku bantu bose bari mu rukundo, abo bitameze neza kandi namwe mwizera Imana ejo bizaba bimeze neza cyane. Ndagarutse nyine twasaba mu Gakire, ndi kumwe na Chobi kuri kamera, twongeye guhura na Sister Hope cyangwa se naringiye kuvuga ngo harya matumaini ni mu Kiswahili, ni mu Kiswahili ibyiringiro yego mu Kinyarwanda. Yego ni umuhanzi kazi uririmba indirimbo zo gusingiza cyangwa se zo kuramya. Ngira ngo ntago ari ubwa mbere tumwakiriye, dusanga tuganira nawe ni byinshi cyane. Uyu munsi turaza kuganira, nafite n'indirimbo nshya, turaza kuganira ibintu byinshi. Yeza kuzwe teka ryose. Umeze neza? Umeze neza cyane, ndashima Imana. Ariko ushaka kuba utinze inaha cyangwa uraza ukagenda ukaza? Ndaza nkagenda. Yego. Andi makuru mashya hari? Amakuru mashya ni meza. N'ay'indirimbo nshyashya mperutse gushyira hanze ejo hashize. Reka tubanze twinjiza abantu tubabwire uwo turi kumwe wamaze gukora ku miryaho gato. Cyategereje Mana ryosezerano ryanjye wamaye, yakuremye yaragutatse, yakuremye yaragutatse, uri uw'agaciro uri we wese. Teri intambwe muyigana, teri intambwe muyigana, nayitera icyenda n'icyenda ije gutabara. Ubwo mperukana nawe ntabwo ari uzi gucuranga? Yego. Ubu muri iki gihe gito umenye gucuranga neza gutyo? Yego ndabimenye. Indirimbo bayita tera intambwe? Yitwa Ndacyategereje. Ndacyategereje. Ko numva imeze nk'iy'urukundo se? Ndacyategereje isezerano ry'Imana. Ntegereje umukunzi wanjye se ko namufatishije. Aho ntiwaba indirimbo warayituye abakundana tubihurije n'uyu munsi? Nibumva bijyamo neza mu mutima yabafasha nabo, kuko gutegereza biri ukwinshi, ariko njye icyo narengamije navuga gutegereza isezerano ry'Imana. Yego. Ubwo rero buri muntu nabyo birimo, buri muntu afite icyo ategereza nyine ku giti cye, ariko njyewe narengamije isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana. Uri umukatolike kandi abakatolike ni abantu bizihiza abatagatifu. Ngira ngo n'uyu munsi ngira ngo niwe mutagatifu Valente. Uyu munsi ni umutagatifu Valente. Harya baravuga ngo dusabire dusabire abantu bose. Wowe nkawe umunsi w'abakundanye kubwira iki iyo wumvishe ngo ni umutagatifu Valente waho urukundo? Kuri wowe washobora kubisobanura ute? Murakoze. Kuri njyewe rero umutagatifu Saint Valente navuga ngo ni igisingizo cy'Imana, akaba n'ibyishimo kubizihiza uwo mutagatifu yenda mu rukundo ariko rw'inzira y'umucyo.
nko ku miryango. yego iyi nzira y'umucyo rero Saint Valentin aho ngaho ngira ngo nsobanure n'abantu umunsi w'uyu mutagatifu ntago uvuga urukundo rutari urukundo ruzima. Umutagatifu Saint Valentin yarangwaga n'urukundo ruzima, rukunda Imana, rukunda abantu, yiyoroshya aca bugufi. Ubwo rero ibyo ngibyo bikaba byumvikana ko n'abantu uyu munsi banyumva banteze amatwi bizihiza uyu munsi bajye bawizihiza barangamiye Imana kandi ntibakibeshye. uno mutagatifu yerekanye urukundo rw'Imana, ntabwo ari urukundo rw'inzira z'ubuyobe. oya, ntibakabyumve ngo uyu munsi ubabere impamvu yo gucumura, kubera yuko urukundo nyakuri rurategurwa hanyuma rero rugashyirwaho n'umukono na abiyegurira Imana babishinzwe. ntabwo rero kumva ngo Saint Valentin ni ukwihutira gucumura umuntu akumva ko rwose niba hari umuntu bahari inshuti akumva ko agomba kujya kumushaka bagamije ikibi, ahubwo nibinjire muri Nyagasani n'urwo rukundo niba baruteganya barwinjiremo neza ariko mu nzira y'umucyo. uyu munsi abantu bakundana ubu baririranwa bishimisha mugani nk'uko ubivuga abenshi bamwe na bamwe, cyangwa reka nkoresha iyo mvugo ntabwo ari bose, bamwe na bamwe. hari abahitamo iyo nzira wari uvuze y'umucyo y'ukuri, hari n'abandi bakoresha avuga ati baranyura muri iyo nzira yindi, kandi ugasanga n'ubundi umubare nyamwinshi tuba tubona ubu uyu munsi hari abakobwa bari butwara inda, niko abantu bajya bavuga. birashoboka. iyo uvuze ngo inzira y'umucyo y'ukuri, inzira imeze ite? inzira yo mvuze inzira y'umucyo y'ukuri ni inzira y'Imana. ubundi urukundo ruzima ni urukundo rwubakiye kuri Yezu, kandi n'umuntu ugukunda by'ukuri ntashobora kugucisha mu nzira itaboneye, ndavuga inzira y'umwijima. ni ukuvuga ngo rero igihe cyose wumva ko winjiye mu rukundo ariko ukarwitiranya, abantu basobanukirwe urukundo Saint Valentin yavuze ni bwoko ki. ni urukundo rw'Imana rutagira ikizinga. umusore n'umukobwa cyangwa umugore n'umugabo ubwo badahuje ibitsina gukundana bagahana keya, niko mbyumva. ni ukuvuga rero iyo keya ushaka kuvuga Saint Valentin we yaragabije inzira nzima, iyo keya bakayihana ariko byanyuze imbere y'amategeko, imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. keya barayemerewe sampurusa, ariko noneho rwa rukundo rwo ku ruhande mutarategura iby'umubano ntabwo bikwiriye. biriya muba mukwiriye kwitonda, ibintu mukabigenza neza. urukundo ubundi rugenda buhoro buhoro ukagera urwiyumvamo. ababikora bangiza iki? ko tubona ibyo ngibyo wenda bavuga ababanza kunyura muri izo nzira ya yindi y'umucyo twavuze, imbere y'Imana, imbere y'amategeko, ntibahanyure. hari ibyo bita ngo za avance. nyine baba batandukira. n'iki baba bangije mu buzima bwabo? mu buzima bwabo ubundi umuntu wese aba akwiriye guhesha agaciro umuco n'igihugu cye. yego rero iyo umwari utangiye kugenda mu nzira nk'izo zitaboneye, agashaka kwihutisha ibintu kandi hari igihe byagenewe, buriya abatesheje agaciro igihugu, umuco ndetse n'Imana. iyo urebye ubu ngubu nkawe urebesheje ijisho ryawe, ubona umuco mu rubyiruko urahari? harimo abawufite. abantu buriya baravanze. yego kandi ntabyera ngo de. haba harimo nyine ababigenza neza bakitwara neza muri iyo nzira, hakaba n'abandi nyine bateshuka ku nshingano. abo nibo nabwira ngo mugaruke mujye mu nzira nzima, urukundo muzarugeraho ariko neza. urakoze cyane. reka twiririmbire, reka turebe akaririmbo
dutura abantu kari mu inyigisha kariko kose nzi ko ufite indirimbo nziza nyinshi ariko reka tube abantu bajye no kuri YouTube channel yawe turaza kuyipininga munsi y'iki kiganiro barebe ufite indirimbo nziza cyane burana hari igihe njya ntabwo wari ubizi ko ndi umufana wawe burana igihe mba nicaye mu rugo ngacuranga uturirimbo twawe niherereye hari naka nzinzi yarari kugucurangira nzinzi uramuka turimo turirimba yitwa yaragutoranyije yego muri kubyina yaragutoranyije ikikubwira ko nkurikira ibihangano byawe yego ubu reka turirimba kandi akandi karirimbo ikintu mbashe kumvaho n'ubutaka ku butaka butagatifu bw'ikibeho hari ahantu hafite amateka havuze iki kuri wowe hari ahantu havuze byinshi kuri njye havuze urukundo mbona Imana yadukunze cyane abanyarwanda yemwe n'abanyamahanga babyungukiyemo koko bava imihanda yose bakaza bagasura ahantu Imana yahisemo igaha umubyeyi wayo kuhasura rero umenya amateka y'ikibeho ko abantu benshi ntago umenya basobanukiwe impamvu bahita ubutaka butagatifu amateka kuyamenya ni ngombwa Kibeho nyine ahagiriwe ubuntu umubyeyi Bikira Mariya nyine yarahasuye asura abana batatu Anatalia Alfonsina na Claire Maria Clara arabasura rero nyine atanga ubutumwa asaba ko abantu twakwicuza twahinduka twemera inkuru nziza kandi tugasenga cyane yaradusuye rero buriya ni igisingizo u Rwanda dufite amahirwe menshi yego urasa hari ahandi hantu ku isi yasuye harahari henshi cyane no muri Afurika hari hagiye harasuwe ariko wenda hataremezwa neza ariko nk'ahantu bita muri Kenya hari ahandi hantu bita mu Kuyini Bikira Mariya yasuye ni henshi cyane muri Afurika usibye ko nyine haba habashije gutangazwa haba ari hake yego ni byiza cyane turi kuvuga urukundo
rwa Bikira Mariya, turavuga urukundo rw'Imana, turavuga urukundo rwa Yezu, ariko nanone tukavuga ngo natwe abantu tujye dukundana, kuko iyo tuvuze ko Imana ari urukundo bigaragarira muri twe no muri bagenzi bacu. Hari ukuntu iyo tuvuze urukundo nkatwe nk'abajene uba wumva nyine ari ugutereta umukobwa mugakundana, cyane cyane iyo tuvuze ngo urukundo cyangwa ngo abantu barakundana, ntago inshuro nyinshi abantu bahita bumva rwa rukundo rw'Imana. Duhita twumva ko ari ugukundana n'umukobwa nyine, cyangwa se mukanabyica mugatambikira, ariko ntago tubwira abantu kubyica, tubwira abantu kunyura mu nzira y'umucyo, no kunyura mu nzira y'umwijima. Ni byiza cyane. Hari abahanzi tugira mu Rwanda benshi batandukanye basanzwe, wenda batanaririmba izo ndirimbo zihimbaza Imana cyangwa zisingiza Imana, baririmba indirimbo zisanzwe z'urukundo. Hari abo ujya umenya? Yego ndabazi. Kandi ujya wumva uturirimbo twe nka Kamariza nyine. Ndavuga abo uyu munsi, uyu munsi oya, mva rwose ngenda uwa kera. ubura no kuvugana na Vava Dorimboko? Oya, Dorimboko oya, ngenda umuntu wa kera. Uri wa kera? Kandi indirimbo nyine z'urukundo Yego. zikora ku mitima y'Abanyarwanda benshi nzi, ndetse n'abanyamahanga, ni iz'abo bahanzi ba kera. Hari akarimbo ka Kamariza uzi? Yego. Dukorereho gatoya. Ubwo nk'akahera akakuje hafi rwose kakajyanye n'urwo rukundo. Kamariza ntago njya nkunda kubyinjiramo cyane, Kabe gato ariko icyo nshaka kukubwira no kubwira abantu nyine banyumva, Yego. mva Kamariza buriya ni umuntu ukwiriye kubahwa, Imana imwakire. Yego. Ahari Yego. yafashije Abanyarwanda ba kera kwinjira mu rukundo. Hari abarugiyemo neza, Yego. abandi wenda baratandukira sinamenya, Yego. ariko nyine njyewe uyu munsi ubundi nyuma ndi kuri kote y'urukundo rw'Imana. Yego. Ariko abandi bakundana urukundo rusanzwe, buriya uko yaganiraga aririmba nyine, byatumaga umuntu ashobora kumva ko niba akunze umuntu mugenzi we atagomba gutandukira. Kandi urukundo nyakuri ntago ruhemuka. Buriya rero Kamariza yari umwana mwiza cyane. Yego. Ubwo rero nabaririmbira akarimbo wenda kamwe, ntago njya nkunda kubyinjiramo ibi bintu cyane, ndirimba iz'Imana ubundi, ariko kubera ko mu binsabye nyine n'aba bantu bizihiza gukundana, ubwo ndakabatuye, ariko bakundane neza berekeye ku Mana, umutima ari kuri Nyagasani, basabe Nyagasani abatoze gukunda, kuko niwe wakunze by'ukuri. Yego. ahubwo ndumva nuko ntazi neza nimba
bishobora kukwemerera bitewe n'imirimo yawe, ushobora gusohora umugeni rwose akarira. Iyi ndirimbo nyine ni surprise nkoreye abo bakundanye ariko bakundane mu rukundo rw'Imana. Yego, bakundane mu rukundo rw'Imana, abantu mwakundanye ntibagende muri ya nzira twavugaga mbi. Bagende mu nzira itunganye. Inzira mbi Masera ari kuvuga n'abantu bakundana. Hari umuhanzi ugeze kuririmba ngo urukundo rwo mu buriri, abakundana bakajya mu bibi, abakundana bafite ibindi bagamije, abakundana urukundo rwo kubabazanya abono. Iyi ndirimbo tuyituye abantu bari urukundo ruboneye rw'umucyo. Uvuze ibijyanye n'urukundo, rimwe na rimwe tujya tubona muri social media, ngira ngo n'ejo bundi abantu barabibonye, tukabona umuntu wari warahisemo inzira nk'ubu. We mu kanya yambwiye ngo wamaze guhitamo umukunzi. Ufite umukunzi ubu ngubu. Yego. Neza ubu mwasezeranye ku bana akarama. Byiteka. Kandi ntiwamuca inyuma. Oya ntibikabe n'ukuri. Imana izakomeze ibigufashemo. Imana izabifashemo. Mugani wa kakaririmbo ngo komeza inzira watangiye wicika intege. Wahisemo neza. Nukuri pe. Nyagasani muri kumwe. Tujya dukunda kubona abantu batangiye inzira nk'iyo watangiye, nyuma ukaza kubona umuntu abivuyemo. Tujya tubona abantu bavuye mu bihaye Imana. Twabonye ejo bundi umubikira wabivuyemo arashaka. Abantu bahehe. Ntabwo ujya ukurikira social media se? Mva rwose nibera hano muri Nyagasani, gitari nkayifata musingiza, ariko rero barahari bamwe na bamwe bambura, ariko akambura ivara akavuga ati ndananiwe. Abo ngabo rwose sinzi byabo. Nk'uwo muntu wamubwira iki? Kuko arahari. Buriya nyine aba yarateshutse ku nshingano. Sinzi impamvu buriya roho w'Imana uburyo aba yaramwumvishe, niba aba yarumviranye. Kubera ko buriya wiyemeje ngo uteye intambwe yo kwiha Imana, uba ugomba kwinjiramo neza utayobagurika. Yego. Nta mpamvu rero yo kwinjiramo umutima urimo ku Mana, undi mutima uri ku ruhande. Oya, ntabwo ari byiza, kandi Imana yifuza ko uyikurikira n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ibindi byose ukabyihorera mu gihe wiyemeje kandi wumvishe ijwi ryawe ukitaba. Ntabwo hari abantu nabonye ejo bundi kuri social media bashyiraho, hari umukobwa n'uwo muri Kenya, ntabwo urumva nawe yahisemo inzira yo kwiha Imana. Nyine abantu babona uburanga bwe bakavuga ati mbega ukuntu ahombeje abagabo, buse tuzashaka nde? Oya, ibyo ngibyo rega cyemezo nka kiriya kiba gikomeye. Ariko nyine ku wabihawe. Yego. Kiba cyoroshye kubera uwabihawe, uwabimuhaye afite uburyo abijera, kamufasha rero nyine akabigendamo neza. Ariko maze ko hari abantu bavuga ngo umuntu ashobora kujoyininga cyangwa se gusezerana kwiha Imana ari umubikira cyangwa ari umupadiri, bitewe na depression yagiriye mu rukundo n'uburyo bamubabaje, akavuga ati sinzongera kwizera, ndagiye nihaye Imana. Ibyo ntago bibaho, waba yarabikubwiye abakubeshya. Buriya nta muntu uhamagarwa muri ubwo buryo rwose. Umuntu ahamagarwa, umuntu n'ubundi uhamagawe. Imana yo ubwayo imukora ku mutima. Rero bigatuma asiga byose akagenda. Ntago rero imvano yabiriye uba waraciyemo bikagutera gufata icyemezo cyo kujya kwiha Imana, simpamya ko waba ari umuhamagaro, kuko umuhamagaro ni uwaguturutseho ukumva ijwi ry'Imana wowe ndani mwako muri wowe, atari ku ruhande bakwigisha ati wajya aha wakora utya, ahubwo wateze amatwi mu isengesho ijwi ry'Imana, wamara kumva icyo rigushakaho ugakurikira iyo nzira. Vuga ngo inshuro nyinshi umuntu usanga yarateguwe n'Imana. Imana iba yaraguteguye kare. Mbese igihe mu ntangiriro y'ubuzima bwawe, mu kubaho kwawe iba yarabiteguye, kuko usanga ubyifitemo nta n'umuntu wabikuganirijeho kumva muri wowe birimo. Yego. Aho ho ndabyumva rwose. Naho habayeho ko ari umwanzuro umuntu afata rimwe na rimwe, ariko bisaba ko umuntu awufata akiri muto, kuko ufashe ukuze
Yamuna abantu bakuze hari igihe tuba twarabonye byinshi ugasanga wahuye n'ibintu byinshi bishobora kuba byatuma ujyamo umutima umwe urimo undi uri hanze. Ubundi umuntu ahamagarwa akiri muto, ushobora kuba warahamagawe ukiri muto ariko ryajwi ryaguhamagawe ukaryumva igihe kirenze. Bisaba gusa ngo igihe uryumvi witabe. Igihe uryumvi ugomba kwitaba. Yego. Ntabwo ari ngombwa ngo uhamagarwe ukiri muto. Imana yiba yarabiteguye mu bumana bwayo no mu bubasha bwayo umuntu atasobanukirwa, wowe ukareba umuntu hariya ntumenye, kubera buri Imana yaduhisha ibanga. Hari igihe iba yarageneye umuntu kuzamwiyegurira ariko ikamwibikira ikavuga iti wowe nugeze imyaka iyi biba ari ibyayo. Ubaye warandavuye se waragize. Iyo yaguteguye ntago iyo nzira ikwemerera, kuko n'ubundi niyo ikugenga. Umenye yuko abantu baba batayibona, ntago baba bayibona, ntibaba babona ibyo itekereza. Ni ukuvuga ngo rero wa muntu yahisemo ko azayiyegurira anakuze, iba yaramuteguye ku buryo umuntu atabisobanukirwa. Wow. Yari Imana ibikora, iba yaramuteguye. Ariko hari n'igihe usanga umuntu agiye yambaye ugasanga yiyeguriye Imana, ariko wanareba ugasanga cyangwa mwaganira akakubwira ati hari abasore bigeze bantereta. Ugasanga yigeze akundanaho. Gukundanaho se bivuze ko gukundana ntabwo ari icyaha, icyaha ni ugucumura. Ariko ukunze neza se waba ucumuye? Nta cyaha kirimo. Wigeze ukundanaho? Njyewe nakunze Yezu gusa. Nyine warakundanye? Si Yezu se nyine gukunda ni ibintu byiza cyane, ni urukundo rw'Imana nyine. Njye nirwo ninjiyemo rwose, nirwo wambaza. Uyu munsi wa Saint Valentin. Yego nyine nibyo ndi kukubwira. Ubu ninjye na Yezu nyine nawe urabyumva. Umukunzi wawe uyu munsi wamuteguriye iki? Umva ni ibisingizo, ndamusingiza pe ku buryo nawe avuga ati kweri. Yego. Uyu munsi nanjye ndamuha akarabo. None se abandi bazajya baha ururabyo, njyewe uwanjye ntabwo namwirengagiza. Ntabwo wamwirengagiza. Ndamukunda nyakuri, kuva mu cyaha kujya mu cyiza, kuva mu mwijima berekera mu mucyo. Yego. Ni byiza cyane. Ngira ngo Sister Hope cyangwa Masera wacu tuba turi kumwe, dukunda kuganira. Ukunda kuba uri mu Rwanda, ukunda kuba uri mu bindi bihugu bitandukanye, bitewe n'imirimo gukora ijyanye n'umuhamagaro wawe, ukaba n'umuhanzi. Ibintu biba bitoroshye kuko buriya guhanga, kujya muri studio, kugira ute ibintu biba bisaba umwanya. Ni nabyiza. Duherukana ufite indirimbo zingahe hari? Efrena zibokara. Ubu umaze kugira indirimbo ntabwo zari nyinshi, ubu zirarenga 20. Izi zose zikoze muri studio? Amashusho? Ya, n'amashusho. Ziri kuri YouTube channel? Ziri kuri YouTube. Yitwa ngo iki? Yitwa ushaka kuyigeraho wandika ngo Mukamana Esperance Sister Hope. Sister Hope. Ugahita uzibona. Cyangwa se wenda ushobora, iyo ni inzira ndende ni channel yanjye niko yitwa. Ariko ushobora no gufata indirimbo wenda nk'indirimbo yitwa wenda Bayo. Wareba indirimbo yitwa Bayo ugahita nanone uzibona. Baza gupininga kugira ngo byorohere abantu bari kureba iki kiganiro guhita bagera kuri channel yawe. Yego. Turaza gupininga link, uraza kuyima kuri WhatsApp nta kibazo. Turaza kuyisangiza abantu bari kureba iki kiganiro. Ni byiza cyane. Kubera ko Masera namufatiranye agiye kugenda n'ubundi afite ahandi hantu agiye, reka tumurekura, ariko ntago twamurekura gutyo gusa tutangiye gukoraho rwose. Akaririmbo kawe zika shobora kuba abantu bakunda. Hari akaririmbo ngiye kuririmba, nako naririmbiye umuntu bita Bayo. Yego. Ya. Rero niko gaheruka gusohoka, ariko ubu hari iyindi nshyashya turi buze gushyira hariya nyine abantu bakayikurikira. Yego. Bashishikariza kuza kuyireba, bakakora like, comment na subscribe ku batarayikora. Yego.
kubera hari indirimbo nziza cyane numva ngiye kubategura muri iyi minsi iri imbere ho gatoya. Rero iyi ngiye kubaririmbira n'indirimbo y'umuntu bita Yvette Sandrine, umunyamakuru niyo wamuhimbiye ni Nyagasani. Nanjye numvishije ijwi buriya hari icyo Imana imushakaho, ariko ntago nigize mbiha igihe ngo mvuge ngo reka. Arabizi ko ari wowe wayikoreye? Kubimenya cyane. Ubwo nashobora kuyibacurangira mukayumva, mukumva ukuntu Imana igirira ubuntu abantu, ikaza ikagutoranya mu kivunge. Urumva abanyamakuru muri na benshi, ariko yamuhisemo. Rero reka nkaririmbe, ubundi rero mwishimire yuko mugenzi wanyu nawe Imana yamwiyumvishemo ikamukoraho, hanyuma ikampa nk'iyo ndirimbo bitari bisanzwe kuri njye. Ubundi ntabwo njya ndirimba indirimbo zisanzwe, ariko narayimuririmbiye. abayo yego. Indirimbo irimo amagambo aryoshye, bigaragara ko yavuye ku Mana rwose. Yego, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde mu bihe byawe aho ujya hose. Ndagushimiye cyane ko witabiriye ubutumire ku Rugendo Online TV. Ubwo abantu badukurikiye, nimba nawe hari icyo uri bubasabe, umwanya n'uwawe. Murakoze cyane, ndabashimira mbere ya byose nyine ko bakurikirana ibiganiro byacu, bagakurikirana indirimbo, ibihangano byacu. Ndabasabira umugisha nabo, abantu bose bankurikira ndabasabira umugisha. Abari bunyumva uyu munsi bose ndabasabira umugisha, bateganya kunkurikira, kandi nkabasaba ngo banshyigikire nyine bajye kuri ya channel yanjye barebe indirimbo. Hari indirimbo nyinshi nziza, hari n'iyitwa Humura Shenge, bayikurikira nayo, hanyuma ndabashyiraho indi nshyashya. Turabasaba rwose ubufasha, kuko bino bintu biba bikomeye, tuba dukeneye inkunga. Aho ngeze nkeneye gufashwa rwose, kuko mfite ibintu byinshi byiza mbikiye abantu ku isi yose, abanyarwanda n'abanyamahanga. Ariko ubu ngubu maje gukora indirimbo nyinshi, birimo biragenda ubona bitaba byiza kubera ubushobozi. Rero umuntu wese wifite mu mutima w'urukundo yumva yashyigikira ibi bintu kugira ngo tugezeho abantu ivanjiri, amfashije byaba ari byiza cyane. Abagushyigikiye hageze nk'umuntu uri kureba ikiganiro akumva ashatse gushyigikira Masera, yanyura he kugira ngo mubashe gukomunikana? Yaca kuri nimero yanjye nyine, yakwandika 0788
21 259. yego urakoze cyane. Murakoze namwe.